Iki ni ikirori cy'akataraboneka cyabonetsemo imyambarire ihambaye y'abasitari batumiwe na kampani yitwa Zacu. Ubwo ni abakinnyi bose bakinira filime muri Zacu TV cyangwa se Zacu Entertainment. Abo ni abana rwose bagiye bari muri Zacu. Murabonamo abita babamenya baje bambaye neza, dore abantu baje bambaye neza. Ndagubwiye ngo fata umwanya wawe witegereze iki kirori. Dore bamenya we, dore bamenya. Uza bamenya ko mana yanjye, dore karabutoni ntararya, karabutoni ntararya buriya atararya aragorana. Dore ntare y'ingora ahora yishimye. Reka mama, dore zahabu n'undi mumere ngenja ni reka nawe baca umugani mu kinyarwanda ngo umushonja rotarya. Nagiye muri Kigali Kripazone barangije bankubita umucongo, ariko kubera inzara nsinzirira ku ntebe ntangira kurota inzozi za kasamutwe, nabaye umukire. Reka nawe niyambarira udukuti nguye kwa Murinyo Smart Design nikwega mbwira abantu uti nkirira hako kanusha n'ababosi bambwira ati kaze neza mu bakirura akagabo sha bamfungurira imiryango y'amamodoka amakankari muzamura ibirahure nk'abahindi ndindwa n'amabounce 86. Reka nawe inzozi zanjye zakomeje kumbeshya ndi mu kirori cyazacu cyo gushimira abakinnyi mu iki gihe cy'umwaka wa 2024 tumaze turyoshya abanyarwanda. Aho ndi gusuhuza abakire mbabwira ati banyakubahwa tutabafite sinema nyarwanda iri mu kangarate. Reka nawe Zacu yashimiye abakinnyi bakina filime n'abanyarwanda bazireba muri ubu buryo. Reka nawe abakire bati welcome to the party. Mu gihe badigidigi bari kubyina, kumbi inzara yansanze no mu nzu zinjweburirayo. Umukire wanjye akaba papa wanjye Israel wanzanye muri filime aravuga turashonje ni ati shaka icyo urya tayari aho ngana ndimo ndahiga akantu ko kurya. Adora amaco yinda, adora amaco yinda. Kumbi nabonye ahantu bamenya ari ntangira kwibyinisha mwiyegereza mwibwirisha ubusa ndamucunga ntora inyama yabamenye. Reka nawe abankuye amenyo bamenya ati kurya inyama imwe yanjye nukugukurira iryinyo rimwe. Ndagije ndamubwira ati nushaka unkubituye amarebe. Reka nawe nuko Zacu yashoje umwaka kurya narariye nakirwa nk'icyamamare, ariko zari inzozi umwogosho wanjye ati byuka wagikeriwe. Reka nawe happy birthday mboneraho no kwifuriza isabukuru boss wacu wa Zacu happy birthday. Nkuko mubibona ijwi ryanjye muraryihanganira uyu munsi nasaraye. Uwo ni bamenya, uwo ngo ni karabutoni kibonke. Aho ngatwa turimo turitegura ko ibintu byerekeranye no kwifotoza. Abo nabana muzi nk'amafilime agiye arenze yitwa za behind, zitwa za maya zagiye zigafata muri za kariza wa karisa muri za city made. Uno bita didimane kugenda batama ibintu by'imicongo. Saranda avuga ati he musazi wacu ambasaderi Saranda. Reka naba Filimoni, dore ba Filimoni abo bita ba Israel. Tuvangamo aho bita ba Mutaka n'aho bita ba Pacifique n'undi mukobwa wo ku ruhande. Ntabwo turahora cyane tuganire ntabwo muzi. Muri Zacu niho hantu honyine pakasente. Muri Zacu niho hantu honyine ushaka gukorana n'umuntu imyaka 3 mutaziranye kandi mukina filime imwe. Kubera iki? Muba mukina ku minsi itandukanye. Rero mwino minsi rero baba baduhuje nibwo nyine ubushaka kuvuga tuti reka mpure n'abantu tuganire. Kagenda urebamo ibyuki mukiganirira cyangwa se ukireberamo abajama mukiganirira cyangwa se mukisangirira akantu. Reka nawe abo ngabo babita abakobwa beza mubibuke tesi mubibuke ni beza muba mubazi namwe muba mubazi wabazi maragenda badushyira mu bizuru bya kamera bavuga ati sinzi ukuntu ibintu bimeze bigomba kugenda mu buryo bukurikira, ariko abo nibo bitabadigidigi. Reka nawe mbibutsa yuko ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere dufite igitaramo cya The Ben kizabera muri arena. Mutangire mbugura amatike. Ni digidigi ari kwibyinira kuri za red carpet abo bita ba Simon ri. Abo n'abandi bakire bagiye batandukanye twagiye tumenyana ariko amazina yabo nkahibagirwa, dore cameraman apfukiye kamera. Nabonye hano ibyuki biri bikusanyirije ndanye ndavuga reka nsuze ibi byuki Mutako na line producer n'umurana, dore bita dore Didimani, dore yari kumwe n'umwana kandi Didimani simwizera. Ndababwira ko iki kirori cyari kirori Zacu yateguye cyo kugira ngo ishimire abakinnyi ubwitange bagize mu gihe kigera ku mwaka wose 2023 bakina amafilime. Uwo ni director wa City Made, amazina yarimo Ibra, bamwita Ibra ari kumwe no bita Dr. Nsaro. Rwose urabona yuko yaje ari mu myambaro myiza cyane, ari kumwe na Pakasente. Dore ko Pakasente uwo ngo no umuntu bita Pakasente ushinzwe urumuri ku mafilime menshi akinirwa muri Zacu. Light yawo umuntu bita Pakasente ku ruhande wa Madrid rwose nuba wabishyize ku murongo.
uwo ntibamenya afite ubugambo bwinshi, bamenya afite ubugambo bwinshi ku buryo bamukubitira kuri seti. Abantu bafite amadirede, uwo ni Pasi director w'indoto. Abo ni abakobwa hirya ku ruhande, umukobwa nigeze kumubona kuri seti ya filime yitwa City Med abakorera ikintu bita makeup. Ndi umukobwa ari kumwe ku ruhande simuzi, urumva sinamenyana n'abakobwa benshi ariko ni mwiza. Reka dukomeze. Ubamenya ariko aracyafite akavuyo kenshi cyane, bamenya ntabashaka kuvanga, bamenya ari kwifotoza amafoto nk'ijana na 50. Dukomeje ku kiba cyatuzanye Zacu yadukusanyirije ahantu rwose muri City Tower ku mutekano rwose mwinshi cyane. Irangije iravuga ati Zacu iduha icyo kunywa, iravuga ati mwakinnye amafilime meza, mwafasha abanyarwanda, murangije reka nawe mubaha ibyishimo ku buryo bukomeye cyane. Dore abakinnyi rwose urabona ko bishimye. Filime irimo ibiceri, filime irimo ibiceri. Umubyeyi zana umwana wawe muri filime. Paka Senti w'umuhanzi Lucky Dube bafite ibidirede bya bindi gitwaza avuze ngo nibyo mu idini ryitwa Rastafari rya Satani. Ntabwo ari njye wabivuze, ni gitwaza avuze ngo ibi bidirede byanyu rero ba Paka Senti namwe ba Pasi. Ubwo ni umuntu bita Mireille ari kumwe n'umuntu bita Serugendo. Rero Filimoni ibintu byo gutereta umwana wacu tuzaze tubikukubitira muri Filimoni agira uburyo atereta abakobwa bose. Ubu ni boss yari ifite ibiganiro ari kugenda tugezaho. Reka twumve aho begereye. Is an adaptation series from the original TV series, most popular TV series, Indian TV series called Karina Karina. So we adapted this series into Kinyarwanda version, and now it's changing the game. Currently, with the Z Entertainment, which is one of the biggest television network in India, is co-producing Karisa Karisa. That's me. We are going to produce more than 200 episodes of Karisa Karisa. Talking about Karisa Karisa, I'm proud to mention that because Karina Karina was dubbed in different languages. I can count like 20 or 30 languages. Now, one television from Ivory Coast adapted this series now. They saw the quality of the content produced for Karisa Karisa, and now they are hiring us to send our team who worked on Karisa Karisa to produce for them. This is a big deal because when I go back on my mission, when I created that TV, English, French, Kiswahili, and Portuguese. In the past 2 years, we were able to create more than 300 jobs for our creatives. Some of them are here. And I'm proud to mention that within these 2 years, we were able to contribute more than 120 million Rwandan francs in taxes. This is big. So I was talking about the achievement. I know we have many achievements currently, but let's go back to our vision. The first one is that you will empower our customers by securing big budget projects. We are working with NK Holdings, which is one of the biggest producer and distribution of international content
for producing international premium TV series. With this, I believe we'll be able to create more decent jobs with great revenues. Awesome. You can see Shutoya Papa, some of them. Gagiye kwifotoza. Umeze ute se? Mu Rwanda baravuze ngo ifa n'umuntu ngo ntago bwanuka. Ubu nanjye nirinze kugira ikintu mvuga. Ntago mbemera. Akana. Rekana. I won't be on because a lot of things has been said, and I want to say congratulate first Sexual Entertainment for all the inclusion before starting in Africa, the ambition to develop the economy and the cinema industry first of all. So now we are in more than 25th country. We are the number one producer in virtually Africa, number one producer. So now Umucheza aramwe byase tubyarana. to the big impact on the cinema industry. And then how we want to give the respect to the operator is through giving the right content to people here. Zebete mwabisambo. Right bangladesh Refreshes. made by Ikosha. Before, I want to see everyone with a drink, but not a bottle of water. Thank you. So, before we do a toast, I want to see the drinks. I want to see the drinks. Urahanga ngagurse. ubwo nyine gahunda yari ikurikiyeho yari yo guceka akaziki. Iyo ni intare y'ingore, abo ni batukota, abo ni abasitari nk'igihumbi na 600 bahuriye muri ziriya gahunda zacu twikoreye nk'abantu bazacu. Nyine ibintu ni umwari ibintu ni umwari. The person next to you, and let's enjoy every single moment. Congratulations to everyone. Happy New Year, Merry Christmas, and thank you so much for the great work we've done this year. Thank you for your commitment. Thank you for your hard work. Thank you for the sleepless nights, and thank you for your great ideas. Umwanya tugezeho rero no kwishima no gusangira icyo kunywa kirahari. I see you big man. Burikanu na Buridiru mwakoze cyane kuza muri mugoroba. buri kantu ari kumwe n'umuntu bita reka nceceke, ariko urabona yuko
ari sharukani buri kantu aba yabaye sharukani ari kubwira abana ati wagwani nkahita ngenda. So abo ni ba Didimani ababazi b'ifilime abo mubazi muri filime yitwa Behind. ni abantu baba bazi gukina amafilime ku buryo bukomeye cyane. urabona ko abantu bari kubyina ibintu bikomeye cyane, ibintu bikomeye cyane kabisa, uburyo bukomeye cyane. Nibabyine nibamara kubyina ubwo mugiye gukurikirana imiziki rwose urabona ko abantu bari kubyina ivumbi ryatumutse. Abona ko abantu bari kubyina ivumbi ryatumutse, ariko nubwo bari kubyina ivumbi ryatumutse abantu rwose urabona ko bishimye. zacu yahagabuye hariya abantu biterekeyemo akantu k'akayoga, ariko buri kantu urabona yuko inzara nibwo yari igitangira buri kantu. So urabona rero director wanjye bita Israel, ukaba ari nawe umuntu wanzanye muri filime, ari kuvuga ati buri kantu ko mbona uri kwayura byagenze bitanga ati ndashonje. Ndamubwira nti munda nta kirimo. Israel ati koko munda se nta kirimo, ntihaguruka ujye kurya. Ndahaguruka ndavuga nubwo ibihe byo kuhaguruka bigeze nkajya guhiga ibyo kurya, ntangira kugenda nicisha mu bantu gake gake ndeba itabure yabiri icyo kurya ngo ntamire. Urabona nkaho ngeze ku itabure, ndavuga ni itabure rero angira kuza nigira nk'umuntu ukora amasuku. Mbona nta kintu kiriho, ndakomeza nsura abantu, ndavuga ne abantu ariko nkabona ari kundeba cyane, abantu ari kundeba cyane. nawe ndavuga ni iki kintu ngiye kurya hano. Mbona ni amazi, ibintu byashize, ndavuga ni semana yanjye n'inzara hanyicira da. inzara hanyicira kugenda ntembera mu matabure ndeba ahantu rwose nakura icyo kurya. urabona yuko icyo kurya cyabaye ikibazo, ndi kuvuga ni none ndaburaye. nambaye agakote keza, nambara ibintu byiza, kumbe ikintu cyaye ni kujya mu kirori wambaye neza ni kimwe, no kurya ibiryo nacyo ni ikindi. ngera ahandi mbona agafanta, umuntu yari yasizemo agafanta, nangira kukitoresha agafanta, nako nangira gutora agafanta, ariko nkebutse hirya mbona bari kundeba, ndavuga ati se ninywa fanta basigaje sindi bushye. ndakomeza ndigendera, ariko urabona ko abantu bose bibereye mu byabo. gusa umwana w'umuhungu inzara iranyishe pe, ntakubeshye, inzara irantamiye. njya kuri tebo y'abafureri ntangira kwibyinisha, mbonye nta muntu nyitayo, ndakomeza nihigira icyo kurya. ndashaka kujya gufata ari ibintu byo kurya, ariko umuntu arambona kandi aramfana, nshatse kugenda ambwa uri kantu ndagufana kumbi ndashaka kwirira ibintu, ari kumbwa nivuga vuba nishakira ibiryo, mwana wa mama. ndakomeza nditarasiriza. hari agatabure nagezeho, ngeze kwa ako gatabure nsanga bateguye amazi yonyine. mbwira kamera ati njye sinywa amazi pe, nzanywa amazi narohamye, ntago ndi igikeri, sinywa amazi ntacyo nyamaza. ndavuga ati ahangaha naho nta kwitabure, nta kintu mfataho. ndakomeza ndazerera, nkajya mpura n'abantu nkibyinisha, kumbi ndishakira gutamira ibiryo. rero ujye ugenda gake, ndishakira gutamira igiporezi, ujye ugenda gake. umuntu araza arambwira ati se bimeze bite? ndavuga ni ntako bimeze, ndibyinisha, kumbi we ngera ku itabure, ndavuga ni aka gashakoshi se. mbonye bari kundeba, arambwira ati ku itabure yacu rero nta kintu turi bukumarire, ariko nabona abana bacaho nkahita mvuga reka ngende. mana yanjye we, ndabwiriwe, ndaburaye pe, mburariye muri shoya zacu, urabona ko naburabuye. ndangije nza niyegereza, hano hari agatabure nabonaga, nsuhuza abantu, kumbi ndashonje, ndishonje. ariko buriya rero ikintu cyo kujya mu kirori warangiza ukagerayo ushonje ni ibibazo, ukava unashonje ni ibibazo. nabonye tabure bamenya, ariho ntangira kuyiyegereza tabure, ndavuga ati numva ibiganiro bavuga, kumbi kubera inzara sinabyumvaga. ntangira kureba akanyama, najya gufata tukota, arambwira ati wikoraho. bamenya aravuga ati byina. bamenya mu gihe kibyina, ariko njye ndishakira kurya wibuke.
bamenya sinzi ukuntu yabaye busy arimo ariganishwa n'abo bita batuko wote nanjye nikubitisha udushakushaku ndavuga ni bamenya nande bamfata inyama bamenya yankubise ingumi Imana yanjye we bamenya yankubise ingumi amenya yakuramo bamenya yankubise ingumi bamenya n'umugome bamenya ntagashaka kurya bamenya ntagashaka kurya arashaka kunicirwa mu kirori cya zacu nariye Mana yanjye ntangira kwibyinisha kugira ngo nereke abantu ko mbyinnye nguye narindi kubyina ko mpfuye narindi guhiga icyo kurya ntangira kwigira nk'umuntu rwose agakote nkubita kamaobo kuri bamenya ndavuga ati rero bamenya uri inzara ni ikintu kibi bamenya turabigana mbwa ati inzara ni ikintu kibi ni urashoje ni ati ibiryo byose urabyemerewe ariko ugomba kuza ukabyaka kuko twe turabasiniye arambwa ati igiporezo uracyemerewe arambwa ati iporezo ndacyemerewe ubwo igiporezo ntangiye ndacyataka iporezo ntangiye kucyataka igiporezo ntangiye kucyataka ndundanyamo amaji ntangira kurundanya mutuntu tw'udusambusa agatelefone bahamagara nkavuga natagira umuntu disturbinga bamenya fata agatelefone kawe ndongera nkajya mbona utuntu tw'udusambusa neretse agafanta mfata ubusambusa mbanza ndabutamira ndangije mfata ubuntu bw'ubucapati ndatamira ndangije mfata ubuntu bw'ubuji ndenzaho ndangije bamenya arambwa ati rero wa mwana we udapfira ahangaha kubera ko twaguhaye itaba bamenya anyohereje ndavuga ni rero reka ngire nicaye n'ubundi umwana w'umuhungu y'ikirori wakigiyemo ukarya ibindi bari fresh